bavandimwe nshuti namwe mwese mukurikira ibiganiro bya YouTube Dr.NIYITEGEKA Theoneste ndabashubuje. Uyu munsi twagarutse nanone dukomeza kuvuga ku burenganzira bwa muntu mu magereza yo mu Rwanda. Iki kiganiro cyacu kirakomeza icyo twari twatangiye mu minsi yashize tutabariza abavandimwe n'inshuti n'abandi bantu bose bahuye n'iyicarubozo muri gereza ya Rubavu. Twatabazaga tugira ngo babone ubutabera ababa baragize uruhari muri ayo marorerwa y'iyicarubozo bakurikiranwe, maze buri wese ahabwe ubutabera waba yaragiriwe iyicarubozo. Muri video y'ubushize rero nababwiraga yuko hari abantu bakoze iyicarubozo, tuvuga amazina. Uwitwa Ndagijimana Emmanuel atanga ubuhamya, dushyiraho n'amafoto y'ibyamubayeho. Ejo rero ku itariki ya 7 mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu hagaragaye bamwe mu bakekwaho kuba barakoze iyicarubozo muri gereza ya Rubavu, bakaba baragejejwe ubutabera baburana ifunga n'ifungurwa. Muri abo bantu rero bagejejwe imbere y'ubutabera harimo uwari ukuriye gereza ya Rubavu igihe nari ndiyo, cyane igihe nari ndimo nitegura gutaha, witwa Gahungu Efuremu. Hakaba uwari umwungirije witwa Ndobayezu. Hakaba uwari maneko ushinzwe iperereza muri gereza witwa Gapira. Hakaba n'undi nawe ushinzwe iperereza witwa Hodari. Hakaba hari n'abanyururu bari baratashye ariko bagaruwe kubera ko bakekaho icyo cyaha. Harimo uwitwa Patrick bakunze kwita Wanarudia. Hakaba n'undi bita Kimwanga. Abo bose rero bagejejwe imbere y'ubutabera uyu munsi nanone ku itariki ya 8 urubanza rwakomeje. Ejo rero twari twahageze dukurikirana ibera muri urwo rukiko, tureba ibyo baregwa n'ibyo nabo bavuga biregura. Icyo twabashije kubona rero muri urwo rukiko nuko hari harimo n'undi mugabo wigeze kuyobora gereza ya Rubavu witwa Kayumba Innocent. Kayumba Innocent nawe yarari aho mu rukiko, ariko ntabwo turamenya ibyo barimo kumurega. Tukivuga rero kuri Kayumba Innocent, ndagira mbabwire ko uwo mugabo bita Kayumba Innocent niwe mucurabwenge w'iyicarubozo muri gereza ya Rubavu. Niwe wazanye icyo kintu bita Yorodani, aberekera uko bagikoresha. Ariko ubundi icyo kintu bita Yorodani ni ikintu cya kindi babatirizamo abantu bo muri ADPR n'abapantekote n'abadivantiste. We rero abo bantu bari barakizanye kugira ngo bazajye batibatirizamo, ariko kihageze arababwira ati mugisiga ahangaha igihe muzaya mushaka kubatiza muzaya mugikoresha. Noneho nawe rero yabona badahari akagikoresha mu kwinika akora iyicarubozo y'abanyururu batandukanye. Ni Yorodani, icyo bita Yorodani rero abenshi bazi ko ari ikizenga bacukuye. Oya, ntabwo ari ikizenga bacukuye, ni ikintu kimeze nko navuga yuko kimeze nk'ikintu abantu bogeramo hari, ariko wageze ku rusengero wese aho babatiza cyane abadeperi yabonye Yorodani uko bimeze. Nayo niko imeze rero, ikoze mu byuma, ikaba ari nini, bakayuzuza abantu barayivomera bakayizana bakayishyiramo amazi, yamara kuzura bakadubikamo abantu. Ibifite n'akego buririraho. Noneho mu kudubikamo abantu rero ko umuntu yazamukaga amazi amurembeje barongeraga bakamwinikamo agasubiramo. Yazamura umutwe nanone bakongera bakamwinika agasubiramo bamukubita.
bigaragara yuko uko byagiye yagiye umuntu ajyamo atindamo niko aburamo umwuka akaba yanapfiramo. Icyo kintu rero Kayumba niwe wakibereye umuturabwenge wacyo, atangiza n'amakipe akora iyicarubozo ariyo bariya ba Gahungu n'abantu wa Yezu Augustin. Yezu Augustin yari umucungagereza akaba na deregiteri wungirije, yari yungirije Gahungu Ephraim. Nibo baraje basanga icyo kintu gihari, nabo barakomeza bagikoresha. Noneho n'amakipe yari ashinzwe iyicarubozo nabo baraje barayasanga, wenda barayavugurura ahandi mabwiriza ariko barayasanze. Aha rero akaba ari byo nshaka kuvuga nti uwo nguwo Kayumba nawe yarari mu bagomba kuregwa. Yagejejwe nawe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Rubavu aburana ifunga n'ifungurwa. Abantu bagiye bakurikira rero ibyo nagiye ntangaza amaze gusohoka muri gereza, nagiye ntangaza ubuzima buhari uko abantu babayeho, mvuga iby'iyicarubozo. Nidusubira inyuma gatoya, hari video nasohoye yitwa Amateka Yisubiyemo. 1973 abanyururu biciwe muri gereza ya Gisenyi, ubu harakorerwa iyicarubozo. Muri make navugaga iby'iyicarubozo ribera mu magereza. Aha rero nkaba naravugaga nti iby'iyicarubozo ribera mu magereza rikorwa nande, rikorwa rite, abaritegura ni bande. Muri iyi video murasanga yuko nerekana yuko ndimo kugereranya ibirimo kubera muri gereza Rubavu by'iyicarubozo n'ibyahabaye muri 73 igihe hicirwaga muri iyo gereza izindi mfungwa nyinshi cyane. Icyo gituma rero mbashishikariza kureba iyo video, mukareba ibyo navuzemo, mukabigereranya n'iki gihe ibyo bano bantu barimo kuregwa. Bigaragara yuko ibi twabivuze kera, twatabaje kera, muri makeya ntacyo ntavuze. Icyari gisigaye gusa nuko naberetse noneho video y'umwana we wari gukorewe iyicarubozo, bigaragara yuko yakorewe iyicarubozo. Ariko igitangaje rero muri urwo rubanza hariho numvise uregwamo akaba yavuze yuko uyu mwana n'ubundi yaje yarakubiswe afite ibyo bisebe, ngo kuko n'ubundi hari ahantu ngo yiyemereye yuko mu cyaha yakemejwe nuko icyaha bamuregaga nyine ngo yakemejwe nuko ngo yakubiswe inkoni. Kuko birashobora kuba byarabaye nabo baramukubise, ariko n'abandi nabo bakaba baramukubise. Nta gikuraho yuko muri gereza bamukubise kuko yakubiswe. Tureba duhari turi abatangabuhamya b'ibyo bintu, uretse ko gihe banze no kumuhamagara ngo njye gutanga ubuhamya ku byabaye muri iyo gereza, kuko narabibonye, narabikurikiranye, nari mpari, nanjye nagiriwe iyicarubozo. Ariko gihe bankuye mu bagomba gutanga ubuhamya nabo ubushinjacyaha bugomba gutangira ikirego baba baragiriwe iyicarubozo. Byumvikana ko rero sinigeze ntumirwa mu gutanga ubuhamya, nta nubwo mbese n'ikirego cyanjye bigeze bagifata nk'aho cyagezwa mu rukiko. Ariko ubuhamya bwo nabutanze ku mavideo atandukanye nerekana ko iyicarubozo ryabaye n'abarikoze nuko ryakozwe. Aha rero nanone iyo video nimuyikurikirana neza muzabona byose uko byagenze n'ababiteguye nuko bagiye babisoza. Ikindi cyagaragaye ejo muri uru rubanza nuko hari ikibazo bavuze kijyanye na transfer. Umwe muri bo yarireguye avuga ati ivuriro rya gereza niryo ryatubwiraga abo tugomba kohereza Igisenyi muri transfer kugira ngo bajye kuvurirwayo kubera yuko ivuriro rya gereza ryabananiwe. Aha rero abagira ngo babwire yuko yarabivuze turabyumva ni ikinamico, kuko muri gereza iyo bagiye gukora transfer y'umurwayi deregiteri niwe uyisinye. Deregiteri ni umwandikira yuko umurwayi yakorewe iyicarubozo ntabyo azagusinyira rwose. Bigaragara yuko aha abaganga nabo bagomba gukurikirana bakareba ibyo bagiye bandikaho ko niba bihwanye n'ukuri.
bidahwanye n'ukuri rero kuko nagiye mbivuga muri video y'ubushize, ndabashishikariza kuyireba ko ndavuga ko uruhare rw'abaganga mu iyicarubozo. Abo baganga nabo bagombye kuba barimo gukurikiranwa, bakaba basobanura ibyo bintu uko byagenze. Aha rero nkaba nshaka kuvuga nti ibyabaye icyo gihe muri gereza, abaganga, buri murwayi wese wabaga kuri iyicarubozo yageraga imbere ya muganga. Niba muganga rero atarabyanditse mu bitabo bye, no muri transfer akandika ko umuganga umurwayi wohereje hari ikindi kintu yazize, muganga wo ku Gisenyi uzakora icyemezo kishe umurwayi ntabwo azandika ko yagiriwe iyicarubozo, mu gihe wakoze transfer yamuyobeje yandika ibitari byo. Kuko aha ngaha igituma niba kubivuga, nanone muri urwo rubanza hari uwireguye nako wasobanuye yuko nta na hamwe mu byemezo byose bafite muri gereza muganga navuga umuganga wa Gisenyi docteur watanze attestation certificat médical yuko umuntu yapfuye, yaba yaremeje yuko hari umurwayi n'umwe waba arapfuye azize iyicarubozo. Ni kumwe yasobanuye, ariko ntabwo ndi bubyemeze, ariko umwe niko yireguye. Ariko aramutse yireguye gutyo umwe muri ibyo bintu yavugaga, nabyo ntabwo byaba bitangaje, kubera yuko aho ngaho muri ibyo bintu by'ibipapuro bagaruraga kuri gereza berekana icyishe umuntu, ntabwo muganga nk'uko nabivuze ku Gisenyi ari kwandika ko umuntu yishwe ageze iyicarubozo, kandi uwamuhaye transfer avuga ati umuntu yikubisa hasi yahanutse ku mukingo. Niba ariko byagenze, kuko uwireguye yavuze ati murebe mu byangombwa byose byatanzwe n'ibitaro bya Gisenyi cyangwa n'ibindi bitaro, ntaho muzabona ko umuntu yaba yarishwe n'iyicarubozo. Hari nanone nkabagira ngo ijisho turikanure tureba abaganga ba gereza ibyo baba barakoze, cyane cyane mu mpapuro bandikaga bazohereza muri transfer. Ikindi cyagaragaye muri urwo rubanza nuko umwe mu baregwaga nanone yagize ati ese mu bantu 8,000 abantu 9 nibo barimo kuza kudushinja gusa, ntibigaragara ko ari akagambane. Aha rero nkabagira ngo mbwire abazakurikirana ubuhamya nibo gutanga, nuko niyo yaba ari umuntu umwe wakorewe iyicarubozo, umwe uyu nguyu akeneye ubutabera. Ntabwo kugira ngo ubutabera bubeho hagomba abantu ibihumbi n'ibihumbi. Umwe wenyine arahagije iyo ibimenyetso bihari bikagaragaza ko yaba yarakorewe iyicarubozo. Ntabwo rero tuzategereza ko baba umubare mwinshi, nubwo umubare mwinshi uhari muri gereza, hari abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bakorewe iyicarubozo, ariko niba barafasha abo ngabo 9 bakaba aribo bajyana, ntabwo bivuze yuko nta ryabaye, kuko umwe yarireguye yiregura yitwaza ibyo bintu. Niyo nkaba hano ngira ngo mbabwire nti niyo yaba umuntu umwe wakorewe iyicarubozo akeneye ubutabera. Ikindi cyagaragaye nuko nanone hari undi wavuze ati ese ubuhamya bwatanzwe n'abanyururu, abantu bakatiwe n'inkiko, abantu bakoze ibyaha bikomeye, bwahabwa akahe gaciro? Aha nanone nkabagira ngo mbabwire nti ibyabaye byabereye muri gereza imbere, nta musivile wararagamo, nta musivile wakubiswe muri abo ngabo. Kuba rero abanyururu byarabereye muri gereza imbere, abanyururu bakaba barimo gutanga ubuhamya, ntabyo numva ntacyo bitwaye. Tugomba kubifata nkaho bifite agaciro, kuko nta musivile wari uhari cyangwa undi muntu w'umuturage wo hanze waze kuza gutanga ubuhamya. Ntabwo rero ubwo buhamya bw'abanyururu batangira kubutesha agaciro ngo kubera ko ngo bwatanzwe ngo n'abantu ngo bakatiwe n'inkiko. None se ko ibyo bintu byabereye mu bantu 8,000 byose bikaba byari bifunze, umuntu wundi bari kuza gutanga ubuhamya bwakwizerwa twamukura he?
ikindi nanone cyagaragaye nuko abantu benshi muri abo ngabo bari bagerejwe imbere y'urukiko baburana ifunga n'ifungurwa, ariko ntabwo ndi buvuge benshi kuko ejo urubanza rwatinze kurangira. Hagaragaye abantu bakeya babashije bisobanura ku byo ntabwo ubona ko ndi buvuge ko ari benshi, kuko uyu munsi niho ruri bukomeze. Yisobanuye ku byo yaregwaga, ariko bikagaragara yuko ibi bintu by'iyicarubozo wagira ngo hari ababikoraga bari bazi ko bazagenda imbere y'inkiko, kuko bariregura bavuga bati muganga icyemezo kiravuga yuko nta yicarubozo ryabaye, ko nta muntu wishwe n'iyicarubozo. Bigaragara yuko rero babwiraga hari, ko ntabwo ndi bubyemeze, babwiraga hari muganga wa gereza ati nujya kwandika muri transfer yawe ntushyiremo iyicarubozo ko umuntu yakubiswe cyangwa yagize gute. Birasaba yuko abantu bazacukumbura bakareba ibyo abaganga bagendaga bandika muri transfer babaga bakoze, maze tukazazigereranya n'ukuri kwagaragaraga muri gereza. Ukuri kwagaragaraga muri gereza rero ni uko abantu bakubiswe. Aha rero nanone nkaba nakomeza mvuga nti abantu bagiye bagirirwa iyicarubozo babaga bavuye mu yandi magereza. Hanjye bari bamvuye muri gereza ya Muhanga, bambwira ko maze kunanirana nibo kwitwara nabi, bagiye kungorora bakanjyana ku Gisenyi. Bivuze yuko uwanyoherejeyo nawe yarazi yuko icyo kintu cyo gukubita no kugorora bakoresheje Yorodani, bakoresheje inkoni nacyo gihari, kuko nta cyagaragazaga yuko hari ubundi buryo bakoresha bundi bogorora. Uretse nanjye n'abandi bose bagiye aho ngaho ku Gisenyi, babapakiraga imodoka bababwira ko bagiye kubagorora kubera ko bananiranye, babajyanye mu igororero special rero bari bashyiriye Kayumbi bamugezaga imbere ye, yafataga inkoni akabanza akabadiha, akabagira inoge, bakamara icyumweru bari muri kasho barazahaye cyane, nyuma akazabarekura akomeza no kubakubita no kubakorera irindi yicarubozo. Bivuze yuko rero ahangaha ni ikibazo gikomeye buri wese azibaza. Umuntu wabaga twohereje iyo ngiyo ku Gisenyi avuga ngo agiye kutugorora, ntiyabaga azi uburyo Kayumba agorora. Byumvikana yuko rero birashoboka yuko uwatwoherezaga yabaga azi neza ibigiye kubera aho ngaho. Byagendaga bitekuye umuntu wamwohereza Gisenyi rero. Umunyururu kugira ngo bamujyane hakurya iyo ngiyo ku Gisenyi mu igororero ngo ryari ryarateguwe ari special kugira ngo ku bantu bananiranye, byaturukaga muri ku cyicaro gikuru cya RCS, aribyo bita Rwanda Correctional Service. Bivuze yuko nibo basinyaga bati kanaka ni mu mujyane ku Gisenyi, bakadushorera bakatujyana, batwagera bakatubamba. Bivuze yuko ibyo bintu rwose sinumva yuko ubwo buryo bavugaga bagiye kutugororamo kuki batabukurikiraga ngo bamenye uko byagenze, bakoresha ubuhe buryo, uwo Kayumba abantu bagorora akoresheje izihe nzira. Bigaragara yuko nabwo RCS ifite akaboko muri ibi bintu byabaye. Ariko ndavuga ku bindeba, kuko jyewe baranshoreye batugiye kukugorora, barananiranye, tukujyanye ahantu ku buryo uzataha rwose waramaze gushyira ubwenge ku gihe. Maze ngezeyo rero bamerera nabi, baradukubita, batushyira muri Yorodani n'ibindi bibi ntavuga. Baturazaga mu mvura, tukaryama mu kibuga imvura itunyagira, ubwo no kugira ngo nyine tugororoke, n'ibindi bikomeye nk'ibyo ngibyo. Bakatwikoreza imifuka y'umucanga y'amagaraviye, bakirirwa batwicaje ahantu. Ariko ikindi gikomeye noneho rero, buri wese muri abo ngabo babaga bavuye iyo ngiyo, nanjye ndimo,
yabaga afite abantu bamurinze bumva icyaganira n'abandi bantu. Abo bantu baga baturinze rero ni abanyururu nk'abandi, ariko buri mugoroba bagomba gutanga raporo icyo baganiriye na kanaka, wavuganye nande, mwaganiriye iki, waciye hehe. Ibyo byose nibyo wa mwana witwa Ndagijimana Emmanuel yavugaga ati banshyizeho abesikote. Abesikote rero ni abo bantu babaga baguhagaze iruhande bumva icyo uvuga n'icyo ukora kugira ngo bagitange mu raporo. Ibyo rero bikaba nanone byo gushyira abantu aho abantu babarinda byarazanywe na Kayumba, nabyo bikaba ni mu rwego rw'iyicarubozo, bakubuza kuganira, bumviriza ibyo uvuga. Abenshi babyitaye ngo ni drone. Ibyo rero bigaragaza ko iyicarubozo ni ibintu navuga yuko RCS nayo ntiyakurikiranye ibibera mu magereza ku buryo abantu bahapfiriye. Ikindi kigaragara navuze muri ya video nababwiye haruguru, video yitwa amateka yisubiyemo, ko muri 73 abanyururu biciye muri gereza ya Gisenyi, ubu hakaba hakorerwa iyicarubozo. Naho nababwiye ko hari umuntu ushinzwe gushaka inkoni zo gukubita abantu witwa Semahane. Numvise rero ejo nanone hari undi muntu wavuze ati yiregura ati muzatwereke igitabo cyanditsemo ko Semahane yaba yarasohotse agiye kuzana inkoni. Asobanura avuga yuko muri gereza hari igitabo buri wese yasohotse muri gereza bamwandikamo, kuko n'ibyo icyo gitabo kirahari. Ariko Semahane ntabwo bandikaga ko agiye kuzana inkoni, ahubwo yarasohokaga nawe bakamwandika mu basohotse. Yabaga ku ikipe yitwa Biogazi, akagenda bakajya guca inkoni, akazigorora neza, akazana imiba y'inkoni akayishyira aho ngaho, bakayibika bategereje ko abantu bazaboneka no gukubitwa. Aha rero urumva ko ibyo bintu ari ibintu bigaragara kandi byumvikana. Ikindi aha ngaha ni buvuge ni uko muri urwo rubanza rw'ejo ntabwo leta yagaragayemo, nta n'intumwa ya leta yagaragaye muri urwo rubanza, kandi iryo yicarubozo ryabereye mu nzu za leta. Tujya gufungwa leta yagombaga kuturindira umutekano, none umutekano aho kugira ngo bawurinde ahubwo abakozi ba leta barawishe. Bivuze ko leta nayo yagombye kujya muri urwo rubanza, nayo ikaba irimo kuregwa kuba abakozi bayo ntacyo bakoze ngo barinde abari bashinzwe kurinda, ahubwo bakaba barabahemukiye bakabakorera iyicarubozo. Leta nayo yagombye kubibazwa kuba yararangaye ntikurikirane ibibera mu magereza. Yagombye kuba yarabirebye bicishije mu kigo cyayo bita Rwanda Correctional Service, aricyo kigo gishinzwe amagereza y'ubu ngubu bita amagororero. None ntibyabaye. Leta nayo yagombye kuba irimo kuregwa muri uru rubanza, none ntabwo ariko byagenze. Aha rero muri makeya ibyo nagira ngo nsobanurire, nagira amabwire ko ejo urubanza rwabaye ku itariki ya 7 kugeza kwa 9 2023. Uko byagenze n'udushya twari tururimo nuko abantu bagiye basobanura. Tuzakomeza no tubakurikiranire kuri urubanza ruzagenda igihe cyose, tubinyujije muri fondation Dr.NIYITEGEKA irwanya akarengane n'iyicarubozo. Tuzakomeza tugere aho hose tubarebere uko bimeze, tubabwire uko urubanza rwagenze. Ntabwo tuzahwema gukurikirana uru rubanza n'izindi manza zose zivugamo akarengane, cyane cyane akarengane kakorewe mu magereza, haba muri gereza ya Rubavu no mu yandi magereza yose. Uyu munsi rero tubinyujije muri iyo fondation Dr.NIYITEGEKA irwanya akarengane n'iyicarubozo, nibwo butumwa nabageneye. Tukaba tubasaba ko nawe mwatuba hafi mukadufasha mu byo dushoboye, tukareba ko twarwanya iyicarubozo, maze umunyururu wagiye muri gereza akayataha kuko yaje ataravunaguwe cyangwa ataravunaguritse, abonwe
n'abantu bashinzwe kumurinda. Murakoze, mugira amahoro. Yari Dr.NIYITEGEKA Theoneste, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, akaba n'umuganga binyujije muri fondasiyo Dr.NIYITEGEKA Theoneste, nabagejejeho uko urubanza rwagenze ejo i Rubavu mu rukiko rw'ibanze. Murakoze.